Reka muri aka kanya ngusobanurire uburyo ushobora kwitwara cyangwa se igihe ibyo ushobora gukora n'uburyo ugomba kwitwaramo mu gihe abakobwa batagukunda cyangwa se batakugaragariza urukundo rimwe na rimwe ugiye kubatereta, kandi n'uburyo ushobora kuba wakubaka icyizere n'imibanire myiza hagati yawe nabo, ndetse bikazatuma mu gihe kiri imbere ibi bintu bigenda neza kandi bikazagukorera mu buryo wifuza cyangwa se mu buryo wagiye ubiteguramo. Ikintu cya mbere gishobora kuba cyagufasha kwemera uko ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu biri. Gukundwa si itegeko. Umukobwa afite uburenganzira bwo guhitamo uwo akunda n'uwo adakunda. Iyo wemeye ko ibintu bimeze uko biri, ntutakaza umwanya mu guhatiriza cyangwa se mu kwiyanga. Iyo umukobwa akubwiye ko atagukunda, ugomba kubaha ugakomeza ubuzima. Iyo umuntu akubwirije, burya aba akubikiye ubutumwa bwiza. Nturi uwo muhuza, ariko hari undi muzahura mugahuza cyangwa se bizakunda mugakundana. Ikindi cya kabiri, kongera icyizere cyawe. Wiyubahe, tanga isura nziza, witwararike ku isuku, imyambaro, uburyo uvuga n'uko witwara. Ibyo byose bituma abantu bagufata nk'umuntu wihagazeho cyangwa se urenze. Wikora ku bandi ngo bigutere intenge. Kora ibintu bigutera ishema wowe ubwawe, nko kwiga, kwitoza siporo, gukora akazi neza, gutekereza ku hazaza hawe. Umukobwa akurikirana umuntu uzi icyo ashaka, si uwicuza. Icya gatatu, kwiyitaho imibereho yawe. Shyira imbaraga mu mibereho yawe ndetse imibereho yawe bwite. Ubushuti, siporo, gusoma, gusenga cyangwa se gutekereza ku rugendo rwawe rw'ejo hazaza. Iyo wibanda ku buzima bwawe, uba ugaragara nk'umuntu wiyubashye kandi uzi agaciro ke. Bivuze ko n'undi muntu azagukunda mu buryo bworoshye ndetse afite n'impamvu agukunze. Ikindi, kumenya ko urukundo ari urugendo. Umukobwa umwe ashobora kukubwira oya, ariko ntibivuze ko abakobwa bose bazakubera ko cyangwa se bazakubwira oya. Urukundo rufite igihe cyarwo, kandi rimwe na rimwe rwizana utarubiteguje cyangwa se utabishyizemo n'imbaraga nyinshi. Ikindi, kubaka imibanire myiza. Tangira kubaka inshuti nziza. Abakobwa benshi bakunda umuhungu utabatera igitutu, ahubwo urushaho kubabera inshuti nziza. Ntukagire ishyari cyangwa se ngo wigereranye n'abandi bahungu. Umutuzo n'imico myiza bihora bigira ingufu. Ibyo bintu uzabyiteho. Uburyo bwo kuganira n'umukobwa mu buryo butagufata nk'uhutaza cyangwa se nk'umuhatiriza. Iyo ushaka kuganira n'umukobwa, gerageza ibi bintu bikurikira. Tangira ku bintu bisanzwe. Urugero, bite se, warangije ikihe igitabo kugisoma, siporo se bimeze bite, ibintu nk'ibyo. Ntutangire uvuga ibintu by'urukundo ako kanya. Reka bigende gahoro gahoro, umva neza ibyo uvuga. Niba avuze inkuru ye, werekane ko uyumvise, umutega amatwi. Ndumva ari ibintu bikomeye cyane, bitangaje, birantangaje, ni gute wabyitwayemo, ibintu nk'ibyo ngibyo, utugambo nk'utwo ngutwo. Ntugaragaze guhatiriza. Niba wumva atari we ushaka kukuganiriza, ubimwubahire cyangwa se umwubahe. Ikindi, kwikunda no kwiyubaha. Niba utikunda cyangwa se utiyubaha, biragoye ko undi muntu abikora. Ntabwo undi muntu yakubaha kandi nawe utiyubaha cyangwa se utikunda. Niba utikunda, nta wundi muntu wagukunda. Kumenya agaciro kawe ni intambwe ya mbere ituma n'undi muntu akubona mu buryo bwiza ndetse bwiyubashye. Reka nizere ko ibi bintu nkubwiye hari icyo byagufashije. Njye wabikugezagaho nitwa Gisa, mu busanzwe hano kuri Nesta 250. Ibindi biganiro nakagaruka. Niba warakoze subscribe, uw'agaciro cyane, kandi niba ukomeza kubana natwe hano, kora like, ubitwereke, ndetse kandi udupepere no muri comment. Utubwire n'ikindi kintu cyangwa se izindi nama ku buzima twazakugira mu kindi kiganiro kizaza cy'ubutaha.